bizamo ubizi isaha nizo kumbwira kujya gushinyagurira umwana wanjye mwongera nkabona ahantu ari nibyo ushaka gusubira se ukije byari ngombwa kubera iki wari usubiza inyuma kuki ugerageje kumva nshaka gufata imbaraga nshaka kuva mu byahahise wowe umurwanya usubiza inyuma kubera iki ubu aka kanya nako gusanga umwana wanjye ahari nkajya kumushinyagurira singo ngoro kumushinyagurira ko nakubwiye ngo itonde ninumva umutima wanjye umeze neza ninumva ameze neza nzakujyana aho kuki udashaka kubyumva kuki uba ushaka kumbabaza gusa wungukira iki mu kumbabaza wungukira iki mu kunkomeretsa ko nagerageje amacyusa kwera ikizi mbabara mbwiza ukuri kwera ese ko nzamukana umuntu none wese nese tuvugishije kuri papa cyose wowe uba wumva ibintu usaba bitaremereye ubwonko bwanjye ubwanjye yarabisabye ndakubwira ngo uretse ninumva umutima wanjye umeze neza nzakujyanayo ariko aka kanya ejo mu gitondo nshyize umwana wanjye hariya nje no kukwereka ahari nje kumushinyagurira nje kumubwira iki urumva ufite ikintu cyo kumubwira wowe nugerayo waretse nkabanza kumva umutima wanjye kumeze neza namubwiraga ko yitonda kuriya nk'uko nanjye nari mbizi ariko nyuma y'ibyo wagiye umbwira undema ibyizere bidahari unambeshya ariko uzi ko udaherutse kumbeshya kubera iki wumva ko nkubeshya ubundi asa mu macyusa ese ubundi imbabazi wansabye wazisabye ubishaka ibyo reka tubyihorere kangiye nkubariza ikibazo kimwe cy'amatsiko kiriya cyumba cyo hejuru kuki kitajya gikinguka ikihe cyumba kidafunguka ubwo se kandi ntacyo uzi ni ngombwa ngo ntacyo uzi ni ikihe ibyo birana muri n'inzu byose birafunguka ni ese wowe ngo ushaka impanga wumva ibyo ugiyemo ngo tugende hehe ngo ibyumba kidafunguka ni ikihe kiriya cyumba cyo hejuru cya kane kuva naza nta niri na rimwe nari bwakirebemo nari nibagiwe kiriya cyumba urufunguzo rwaratakaye nararubuze rero navuganye na nyir'inzu arambwira ngo azaza nyine guhindura serire ubwo azahindura imfunguzo ziduhe ahubwo ntuzagerageze kurwiyicira ko yaratubujije yarambwiye ngo ntuziyizira nyine akifungurira ushobora no gusanga yenda afite n'izindi mfunguzo yaduhishe nawe si wamenya bibaho nta muntu ugutwara none se saha mbese kuki njyewe nari namubwiye se ngwiyicire nyine mpamagara umuntu arwicara byanga ngo aziyizira aba ari we urwiyicire none se yabyangiye iki hari umutungo w'abamo se nta mutungo w'abamo urimo ntabwo wajya gukinjiramo nyine ndibaza impamvu kidakinguka nyine ubwo niba uzi ukuntu akora ibintu bye cyangwa afite nyine si ukugura serenderi bagahindura icy'ingenzi si uko asuzi ko umuntu wese wubatse inzu aba afite uwamwubakiye aba afite n'uburyo nyine agomba gutwara ibintu bye yose kubitwara gute twe turabifata n'ubundi serire zirimo ntabwo duhindura nese ubundi ko tutakiraramo akaba ari nta kintu cyapfuye kirimo waretse akazaza akabyikorera